Muraho neza nshuti nkunda, murakaza neza kuri channel yitwa Do You Believe in God? Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel ya Do You Believe in God, turakwakiriye neza cyane. Amahoro y'Imana nabane nawe. Hano dusangiza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana, amasengesho, impanuro zubaka ubuzima n'amasomo adufasha kwegerana n'Imana no gukomera mu rugendo rwacu rwa buri munsi. Mbere y'uko dutangira ndagusaba ibintu bitatu by'ingenzi. Kanda like niba ukunda ubutumwa nk'ubu, andika comment utubwira we aho uherereye n'icyo wifuza ko twazaganiraho. Kanda subscribe unakanda kuma k'inzogera kugira ngo ujye ubona video zacu twapulodinze mu ba mbere. Noneho fata umwanya wawe, utuze, ufungure umutima wawe, ubanze wiyeze maze wumve icyo Imana ivugana nawe, maze wumve impanuro y'uyu munsi. Nizere ko Imana ifite ijambo rigiye kugukomeza, kukwigisha no kukwibutsa ko itakwigera igutererana. Reka dutangire. Isengesho rihamya imbaraga z'Imana kandi rikanatugaragariza izi nzira. Satani yafunguye inzira nyinshi zo kurimbura abera. Mwene data, muri iki gihe turi mu bibazo bitoroshye, aho insengero zifunze, aho insengero zimwe na zimwe zifunze. Abari abera b'Imana, abari abana b'Imana basubiye inyuma, bongeye gusubira inyuma, bongeye kwibagirwa aho Imana yabakuye. Ndagira ngo nkubwire mwene data, uyu munsi Imana iravugana nawe. Hari aho wasubiye inyuma, hari aho wongeye gucika intege. Ndagira ngo wongere ugarukire Imana, kuko Satani yafunguye inzira nyinshi. Isuzume muri izi nzira urebe ko utaguye muri izi nzira, urebe ko utaguye muri uru rufatiro rwa Satani, urebe ko utaguyemo ugatatira inzira y'Imana. Ndagira ngo nkubwire, ijambo ry'Imana ni ryiza. Niba tugeze mu gihe nk'iki ngiki cy'ijambo ry'Imana, nyemerera utuze, ufungure umutima wawe, wakire ijambo Imana ivugana nawe, wakire ubwiza bw'Imana, wakire imbaraga z'Imana, wakire the power of God, wakire imbaraga z'Imana. Ndagira ngo ufungure umutima wawe, ndagira ngo wumve icyo Uwiteka avugana nawe. Ndagira ngo ufate akanya kawe, utuze, wicara ahantu hamwe, byaba isaha, byaba iminota 40, byaba iminota 50, ariko nyemerere ufate umwanya, wumve icyo Imana ivugana nawe, wumve icyo Imana igushakira. Ntabwo uyu munsi uwizera imbaraga z'Imana, uyu munsi ntabwo awufata nk'umunsi usanzwe. Uyu ni umunsi uhawe w'amahirwe kugira ngo ukosore aho wagenze nabi, aho bitagenze neza. Nyemerera dutangire. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa, Mana ikiranuka, tubanje kugushimira kubw'umunsi, kubw'amahirwe, kubw'umugisha Data twongeye kugirirwaho, kongera kuramuka Data turi bazima, duhumeka umwuka w'abazima. Uyu ni umunsi uzatubaza ukatubwira ati Data, ukatubwira ati bana banjye, nabongeje umunsi kugira ngo mwihane, nabongeje umunsi kugira ngo mwikiranure nabo mufitanye ibibazo, ariko ntabwo mwabikoze. Uyu ni umunsi w'umugisha rero Data, ndagira ngo dushigikire Data, uturinde. Nyaguhora ku ngoma. Iyi ni channel ya Do You Believe in God, iyi ni channel y'abizerera mu Mana. Ndakwinginze Data, tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo rye ryarambwiye ngo na cya kirara cy'inzererezi byatumye Yesu acyakira. Ubwo Yesu yitangaga aje mu isi yitangira ibyaha byacu, na cya kirara cy'inzererezi byatumye ucyakira, ukakibonamo umwana wawe. Kandi ijambo rye rikambwira ngo nitujya mu rusengero, nitujya ahera hawe, ahera hose, aho tugeze hose hazaba hera. Kandi uratubwira ati nitujya kwinjira ahera hawe tuzakwe turi inkweto, kuko aho tugeze ari ahera. Tubanje kwiyeza, tubanje kukwinginga Data ngo utweze mu mitima, utweze, udukureho gukiranirwa kose,
kwatugaragayeho data. Ndakwinginze kugira ngo utweze utuboneze, twinjire mu ijambo ryawe twejejwe, twinjire mu ijambo ryawe tuboneye, kugira ngo data twumve icyo uvugana natwe. Nyemerera utangirane natwe kugeza dusubitse, kuko nawe ujya usoza ijambo ryawe data. Do you believe in God? Iyi ni cano y'abizerera mu Mana. Iyi ni cano itubaza ese mwizerera mu Mana? Nyemerera udushigikire, kandi buri wese ukurikiye ino mpanuro y'umunsi umuhe imbaraga zo kubasha kumva no kumvira icyo uvugana nawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Do you believe in God? Do you believe in the power of God? Have you accepted Jesus as your Lord and Savior? What your mind? Ese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Ese wizerera mu mbaraga z'Imana? Isengesho rihamya imbaraga z'Imana ritwereka Satani yafunguye inzira nyinshi zo kurimbura abera. Turaza gusoma ibitabo bitwereka imbaraga z'Imana, tuze no gusoma ibitabo bitwereka biduhishurira imipangu mibi ya Satani afitiye abera. Turaza gusoma igitabo cya Zaburi 32:12, dusome Yeremiya 32:17, tuze no gusoma Yesaya 40:29, dusoma Abefeso 3:20 tugeze kuri 21, tuze gusoma kandi muri Luka 3:2 igice cya mbere 32, dusome muri Matayo 7:13 tugeze kuri 16, tuze no gusoma Petero wa mbere ibice 5:8. Murumva ko dufite imirongo myinshi yo gusoma, ariko ndaza kwihangana twihute tugendane neza, kandi uraza gusobanukirwa. Reka duhere ku mbaraga z'Imana. Reka duhere mu gitabo cya Zaburi ibice 32 umurongo wa 12. Imana yavuze rimwe, numvise kabiri, ngo Imana niyo ifite ububasha. Tugiye muri Yeremiya 32:17 yatubwiye ngo iki? Yewe mwami Uwiteka, dore ni wowe waremesheje ijuru n'isi, ububasha bwawe bukomeye n'ukuboko kwawe kurambuye, nta kintu na kimwe kikunanira. Dusubiremo. Yewe mwami Uwiteka, dore ni wowe waremesheje ijuru n'isi, ububasha bwawe bukomeye n'ukuboko kwawe kurambuye, nta kintu na kimwe kikunanira. Dukomeje dusomye muri Yesaya ibice 40 umurongo wa 29, hatubwira ngo iki? Niyo iha intege abarambiwe, kandi utabashije imwongerera imbaraga. Reka dusome mu Befeso ibice 3 umurongo n'uwa 20 tugeze 21. Hatubwiye ngo iki mu Befeso? Haratubwiye ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Icyubahiro kibi cyayo mu iteraniro no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Ndagira ngo nkubwire imbaraga z'Imana. Uyu munsi ndagira ngo tuganire imbaraga z'Imana. Iyi ni cano ya Do You Believe in God? Ndakwinginze, iyi ni cano y'abizerera mu Mana. Ndagira ngo mwene data, niba ugize amahirwe yo kugwa kuri ino cano, ndagira ngo wumve icyo Imana ivugana nawe. Uyu munsi Imana iri kukubwira ko ifite imbaraga. Ibyo bibazo byawe, ibyo bigeragezo ufite, ayo makuba uri guhura nayo ntacyo avuze ku mbaraga z'Imana. Ese Yeremiya hatubwiye ngo iki? Yewe mwami Uwiteka, dore ni wowe waremesheje ijuru n'isi, ububasha bwawe bukomeye n'ukuboko kwawe kurambuye, nta kintu na kimwe kikunanira.
uyu Uwiteka Imana yakoresheje amaboko yayo kugira ngo ubeho, yakuremesheje imbaraga z'amaboko yayo, yahanitse ijuru mu kirere, irema isi. Ese mwene data, ako kabazo kawe gaciriritse urumva ariko kananiye Imana? Icyo usabwa cyonyine ni ukwizera Imana, kwizera imbaraga zayo. Yesaya 40:29 hatubwiye ngo iki? Iha intege abarambiwe. Mwene data, niba urambiwe, egera Imana igusubizemo intege, kandi utabashije imwongerera imbaraga. Aho ni muri Yesaya 40:29. Ndagira ngo nkubwire, ntuzigere na rimwe wumva yuko udakwiye kwizera Imana, udakwiye kwizerera mu Mana, kuko Imana n'igihe wacitse intege, pfa kuba wemeye Imana iguha imbaraga, ikongerera intege mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe. Kandi ijambo rikambwira ngo yavuze rimwe numva kabiri, ngo Imana niyo ifite ububasha. Nubwo ufite ubukene uri kunyuramo, nubwo ufite intambara uri kurwana nazo, nubwo ufite ibigeragezo, amadeni n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana niyo ifite ububasha. Satani ntacyo yagutwara, nubwo yagutera ubwoba, ahora arwana ariko si umuneshi. Ibyo turabizi, ntabwo ajya anesha. Murabizi Satani arwanya Yesu yaramutsinze ku munsi wa gatatu arazuka. Ararwana ariko si umuneshi. Ndagira ngo wizere Imana, kuko niwe gisubizo cya byose, niwe gisubizo, niwe mbaraga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ibyo byose biri kutwereka imbaraga z'Imana, Satani yafunguye inzira nyinshi zo kurimbura abera. Reka dusome igitabo cya Matayo, ibice 7, turahera ku murongo wa 13 tugeze 16, wumve ukuntu Satani yafunguye inzira nyinshi zo kurimbura abera. Hatubwiye ngo iki muri Matayo 7:13 tugeze kuri 16? Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi, ariko irembo rifunganye n'inzira ijyana mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, baza aho muri basa nk'intama, ariko imbere ni amasiga aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Reka dusome no mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice ni 5, turasoma ku murongo wa 8. Aho hatubwiye ngo iki? Haravuga ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ishaka uwo icocomera. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ishaka uwo icocomera. Uwo ni Petero wari uri kuburira twebwe abizera. Uwo ni Petero wari uri kuburira twebwe abizera. Ndagira ngo nkubwire mwene data, ibyo twakora byose, umwete wacu wose, ibyo ntibyashobora kudukuraho ibyaha, usibye kwizera Yesu Kristo, kwizera, kwiringira umusaraba. Ibyo nibyo byonyine byadushoboza kurwana ino ntambara. Ati munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka, kandi ngo abayinyuramo ni benshi. Ngo kandi twirinde abahanuzi b'ibinyoma. Uzahura na benshi bazakubwira ngo ariko uzabamenyera ku mbuto bera. Ngese hari uwasoroma ngo imbuto z'umutini ku gitovu? Nicyo bishatse kuvuga. Niba umuntu wamaze kubona yuko
ari umunyabyaha, ihene mbi ntawuyizirikaho inziza. Mureke ugendere mu nzira nziza. Ati mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri, basa nk'intama ariko imbere ni amasega aryana. Mube maso. Aba bahanuzi baza aho muri, bazi naho kubasanga. Satani ndagira ngo nkubwire, aho uri irahazi, naho kugusanga irahazi, ariko nta kindi kizagushoboza kunesha Satani usibye kwizera imbaraga z'Imana. Ati kandi kizabakumenyesha bano bantu, Satani izakunyuza mu nzira nyinshi kugira ngo ikurimbure. Izagutumaho abantu benshi batandukanye, izagutumaho bano bahanuzi b'ibinyoma, ndetse izanagutumaho za nshuti zawe mwirirwana. Ariko ikizakubwira yuko iyo nshuti atari inshuti nziza, ati uzamumenyera ku mbuto ze. Ati se mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa se imbuto z'umutini ku gitovu? Igitovu mwese murakizi. Ese hari uwasoroma imbuto z'umutini ku gitovu? Bishatse kuvuga ko mu kinyarwanda cyiza, ihene mbi ntawuyizirikaho inziza. Mwene data, niba uri kubona inshuti yawe mwirirwana, uwo mwirirwana, uwo mugendana, aho ngaho niho Satani aca. Ntugire ngo Satani azaza guca mu muntu mutaziranye, azaca muri babandi mwirirwana. Hahandi hose bimwe wirirwamo niho Satani agutegeye kugira ngo agusubize inyuma, kugira ngo akurimbure. Inshuti mwene data rero, nyemerera, niba iyo nshuti ubona atari inshuti nziza, mureke, rekura wakira Imana, rekura ukurikire Yesu Kristo. Ndagira ngo nkwereke yuko Yesu Kristo ari inzira nziza kandi ari umwizerwa ukwiye gukurikirwa, kugira ngo kuko azakugeza mu bugingo buhoraho. Nyemerera dusome igitabo cya Luka, igice cya mbere, umurongo wa 32, hatubwira imbaraga z'Imana, imbaraga za Yesu Kristo, uburyo Yesu Kristo ari umwizerwa akwiye gukurikirwa. Muranyemerera duhere kuri 30 kugira ngo ibintu byose tubisobanure neza. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko urahiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba umukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi Umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Izina azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Ndagira ngo nkubwire, uyu Yesu Kristo ajya kuvuka, yavutse ku isezerano, kandi ngo azaba mukuru, azitwa Umwami w'Isumba byose. Ndagira ngo nkubwire, uyu Yesu Kristo akwiye kwizerwa, kuko uyu Yesu Kristo azitwa Umwami w'Isumba byose. Ndagira ngo nkubwire, ku munsi mwiza abera twese dutegereje, uyu Yesu Kristo tuzamureba mu maso, uyu Yesu Kristo tuzamukora mu ntoki, twumve inkovu ze, turebe inkovu ze yakobokeye ku bwacu. Ariko Yesu Kristo niwe nzira, niwe kuri, niwe n'ubugingo, niwe ukwiye kwiringira, kuko yatanze ubuzima bwe ku bwawe. Kandi n'Imana yarabivuze ati, azitwa Umwami w'Isumba byose, kandi Umwami Imana azamuha intebe. Ubwo abera tuzahura, Yesu Kristo azafata intebe, kuko azaba yanesheje, yatsinze urugamba, abera twese twatashye. Ndagira ngo nkubwire, ukwiye kwizera Yesu Kristo, kuko niwe wakoze ibirenze ku buzima bwacu. Satani nta kindi kintu adushukisha, ni ukuduha utuneza two mu gihe gito two mu isi, ariko nyuma yaho ukazarangiza ubabara ubuzima bwawe bwose nta byishimo. Ariko ukurikira ino nzira nziza Yesu Kristo azabona ubugingo buhoraho, azama yishimye, kandi azama aririmba Yesu.
ahimbaza Imana avuga ngo urera ibihe byose, ahimbaza Imana arira ku meza amwe na Yesu Kristo, amureba mu maso, akareba inkovu ze zose yakubukiye kubwe. Uraza kunyemerera uce bugufiya mu mutima wawe dusenge. Ese wizerera muri Yesu Kristo? Ese wizera imbaraga z'Imana? Yesu Kristo yanyuze muri byinshi, yanyuze muri byinshi ku bwawe, ariko Satani ashaka kugushukisha ibinezaneza by'inosi. Ndagira ngo nkubwire ngo izi nzira za Satani ntabwo ari nkeya. Satani azagutegera mu bakobwa mwirirwana, mu basore mwirirwana, azagutegera mu nshuti zawe za hafi, kandi nta kindi akeneye, nta kindi agamije no kukurimbura. Mu gihe gitonya aragusebya gushyire hanze ibyawe byose kuko arabizi. Ndagira ngo nkubwire Satani ntabwo azagutegera aho gusa, azagutegera ku buzima bwawe. Ukeneye byinshi, ukeneye kwambara, ukeneye amafaranga azagutegeraho, kandi Satani azagufata. Nta kindi rero kihesha gukiranuka, nta kindi kiguhesha imbaraga usibye kwizera Yesu Kristo. Usibye kwizera kogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, nta kindi kintu kizaguhesha gutsinda umwanzi Satani. Izere Yesu Kristo, kunda kuba hafi ye. Mu gihe wumva yuko wacumuye, mwegere umusabe imbabazi n'umugwaneza, kandi arakubabarira. Ndagira ngo nkubwire mwene data, uyu munsi uhawe amahirwe yo guhindura byinshi ku buzima bwawe. Uyu munsi wakongera ugahindukira, Imana ikongera kukubona mu maso nk'umwana wayo, ikongera kukugirira neza, ikongera kugutiza imbaraga. Kuko ijambo ryambwiye ngo iha intege abananiwe, ngo kandi utabashije imwongerera imbaraga. Ese ufite ikihe kibazo mwene data? Niba yarabashije kunesha urupfu n'ikuzimu, ni igiki cyamunanira? Niwe murengezi ufite byose mu bubasha, nta kimunanira. Mwegere, mubwire byose byawe, arakubabarira. Mubwire ibibazo byawe, aragutabara, kandi naho atabikora, nuko arababona yuko bidakwiye, nuko abona ko bitakubereye, atari byiza kuri wowe, ahubwo mugisha inama. Ni umujyanama mwiza, umubaze ni ukubera iki, ni ukubera iki. Arakubwira kandi uranyurwa n'ijambo agusubije. Nyemerera uce bugufiya mu mutima wawe, ufate akanya gatonya, utuze, uruhuke, winjize umwuka, usohore umwuka, ubundi dusenge, dusabe Imana imbaraga. Kuko Satani afite imigambi mibi ku buzima bwawe, afite imigambi mibi ku buzima bwacu, kandi arashaka kutwica rubozo, arashaka kutubuza ubugingo, kuko azi ibyiza byo mu ijuru. Rero ibyo ari kukubuza kujya kureba, ibyo ari kukubuza kuzakira, we arabizi. Niyo mpamvu akurwanya yivuye inyuma, agashyiramo imbaraga ze zose kugira ngo akuneshe. Nyemerera uce mu bugufiya mu mutima wawe, dusenge isengesho ryo gusoza ritubwira ati mwana wanjye, ugera kurikira Yesu Kristo, niwe uzakugeza mu bugingo bw'iteka. Mana Data wa twese kandi uri mu ijuru, dukunda kandi utwitaho buri munsi, tugushimiye kubw'umunsi wongeye kutwongeza Data. Nyemerera rero Data, kubw'imbaraga zawe, kubw'ijambo ryawe tumaze kumva, uduhindure kandi uduhe imbaraga Data. Twari twarasubiye inyuma, turabyemeye Data, gusa utubabarire Data. Twongeye kwemera guhindukira, udushyigikire Data, tugende imbere tukugende inyuma. Imitego y'umwanzi Satani turayiteguye mu izina rya Yesu. Turatwitse, turakongora kwa jinara Yesu imigambi mibi y'incakura mu izina rya Yesu. Reka utuyobore inzira nziza kandi inzira izatugeza mu bugingo buhoraho Data. Ibitwereka ko bigoye Data, ibyishira hejuru byose ubisubize, ubicishe bugufi mu izina rya Yesu. Nyemerera udushoboze kwizera, udushoboze no gukurikira inzira nziza itugeza mu bugingo buhoraho, none n'iteka ryose Yesu Kristo, amen. Mwakoze gukurikira impanuro y'uyu munsi kuri Do You Believe in God.
kanda subscribe dufatanye kwagura umuryango mugari wa Do You Believe in God. Kanda like, tera comment utubwire ese impanuro y'uyu munsi yumvishe ute. Ese wowe wizera imbaraga z'Imana? Kanda ndakwinginze tera comment utubwire iyindi migambi mibi Satani afite ku buzima bwacu. Ese ubutaha twazaganira kuki? Murakoze cyane, duhurire mu yindi video.